biravuga ngo intege z'umugore zigomba kurebwa nande n'umugabo wiwe gusa, ariko usanga barazanitse kwagira ngo rero ahangaha biravuga ngo Paulo aravuga haleluya, aravuga ngo haleluya, imibiri yacu ni ingingo za Kristo ntitugomba kuzikoresha ibyari ryane. Sima muri ngo tuzahindura Bibiliya ntituzayihindura, niyo bizagenda gute Bibiliya ntizahinduka. Umugore gusa umubwiye ngo uri mwiza, mada uri mwiza ndagukunda, azamaseko kabona muzitsa, ico kintu kiragoye uko, ico kintu ni kintu coroshe nukuri. Abadamu se baragoye nako kantu gusa na zababwira ibintu bino umugore yanga n'ibindi bintu umugore akunda, nico gusa bakunda n'ibindi kabinga. Aho umugabo nawe muri bimwe akunda nukuri ati mutware icobero nica, abagabo bakunda icobero nibo ba mbere gukunda icobero nukuri Imana. Iyo gusa ukabona gusaserutsa rero kamuga ati karibu, ako kantu hari gasavye amafaranga formule ndende, karibu ukakwitamo n'akantu mutware, karibu mutwa. Kuko bugiye uyu mugore hari gihe umugore, iyo umugore atangiye kuvuga ngo ise warunaka kera kujya kajya kantu kujya nsaba ari shasha, iyo umugore atangiye kurakara avuga ngo ise warunaka niko azasigara avuga. Itorero ryo mu rugo, itorero ry'Ikolosayi ryatangiriye mwa Filimoni n'abantu batatu, Filimoni na Arikipo umuhungu wiwe n'umugore wiwe Afiya, byatangijwe n'abantu batatu itorero ry'Ikolosayi. Paulo yaje kohereza nyuma yabwo, yaje kohereza undi ugomba guhagararira ririya torero, ariko ryaratangiye ryarakomeye, ryaratangiriye mu rugo rwa Paulo. Aje kohereza uwitwa yaje koherezaho uriya witwa Tukiko kugira ngo akomeze ayoborera rusengero, ayoborera torero, ariko itorero ryarahabaye, ryaravutse, ryaratangiriye mu rugo. Tuzahagaruka, ariko ikibazo nakubaza ngo itorero ryawe ryo mu rugo rimeze gute? Amen, haleluya, haleluya. Paulo nibwo ari hariya muri gereza afunzwe, itorero ry'Ikolosayi riza kugira ibibazo, rigira ibibazo bitandukanye. Haza kuvukamo amatsinda abiri kandi yose avuka ari mu rusengero. Haza kuvukamo itsinda rimwe ryitwaga mysticisme n'irindi tsinda ryitwaga formalism, kandi ayo matsinda yombi yakoreraga muri urwo rusengero. Abayuda bari Kolosayi bagira itsinda ryabo baryitaga ngo ni mysticism. Iryo tsinda ryavugaga gute? Ryagenderaga ku mategeko amwe ya Mose. Na yahe mategeko? Na amategeko 613. Aya mategeko niyo yaregaga umwana w'umuntu. Haleluya. Ni amategeko avuga, ariko yarakomeye amategeko mu abantu, ariko yagera ku bagore, abagore bari barashize no kuruka Imana. Yagera ku bagore, ni amategeko avuga ngo umugore nimba abyaye umwana w'umuhungu agomba kuza amaterana amazi iminsi 33, nimba abyaye umwana w'umukobwa agomba kumara iminsi 66. Iyo wibesha gukaza mbere yayo minsi baguteraga amabuye ugapfa. Ni amategeko yavugaga ngo igihe umwana kivuka, umwana bagomba kumuheza nyina kuva ku mwana kumwe kugeza ku myaka 6. Bamuhezaga nyina akamwigisha amategeko 10, akamwigisha no kwanga abanyamahanga. Wa mwana y'imyaka 6 yashiraga, bamuterekaga mu rusengero imbere y'abatambyi, bakamubaza ibyo nyina yamwigishije. Basanga ntavyo yamwigishije, mwana atarabifashe, nyina bamuteraga amabuye agapfa. Abagore bari barabwowe, bari bararusha. Niho hari habagamo nari amategeko, wafashwa akora icyaha cyo gusambana yagombaga kwicishwa amabuye. Abo bayuda rero bazanaga ya mategeko, bazanaga ya mihango, ya mategeko ya kera bakayazana mu rusengero rw'Ikolosayi. Bibintu bicanga uriya mugabo rero w'urusengero. Ajya kubaza Paulo muri gereza. Paulo ababwira ngo ibice biri umurongo wa 14 rw'Abakolosayi, arabwira ngo rwagwandiko rw'imihango rwaturegaga, bya birego twaregwaga byo kutwica, Yesu yararubambye ku musaraba. Oh haleluya. Aravuga ngo bya birego byaturegaga byose, bya birego byose byaturegaga, Yesu yarabibambye ku musaraba. Haleluya. Niyo mpamvu muri magwa rwagwandiko rw'imihango rwaturegaga, Yesu yararubambye ku musaraba. Nubu ntitukiregwa n'amategeko ya kera. Amen. Iri tsinda naryo rya kabiri rya formalism ryavugaga gute? Iri tsinda ryavugaga yuko umubiri ntawuhuriye n'ubugingo, umuntu agomba gukora ibyako yishakiye, ugomba kwambara ubusa ntakirego, ntacaha, gusambana ntakibazo, umubiri muhezi ibyo ushaka, roho mugana abanyagatolika ibenzima ibona uko niko bavugaga, umubiri mbese bakawuheza bakakoza ubashaka. Ariko siko birivuga, biravanga imibiri yacu n'ingingo zande za Kristo.
umubiri tugomba kuwambika, umubiri tugomba kuwuhisha, tukawuhesha agaciro kuko ni ingingo zande za Kristo. Muzasoma Bibiliya tuzabigaruka hejuru, biravuga ngo intege z'umugore zigomba kurebwa nande n'umugabo wiwe gusa, ariko usanga barazanitse ukagira ngo rero ahangaha biravuga ngo Paulo aravuga haleluya, aravuga ngo haleluya, imibiri yacu ni ingingo za Kristo, ntitugomba kuzikoresha ibyarari cyane. Sima muri kugira ngo tuzahindure Bibiliya ntituzayihindura, niyo bizagenda gute Bibiliya ntizahinduka. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo umubiri ugomba kwambarwa, umubiri ugomba kwisiga, umubiri ugomba kufata neza kuko ubitse ubutunzi bwa Kristo n'ingingo za Kristo. Tugomba kuwambika ubusa umubiri wacu n'ingingo. Iyo wambitse umubiri wawe ubusa uba wambitse ingingo za Kristo ubusa. Amen, haleluya. Kwambara ubusa nta kintu kibamo, nta kintu kirimo. Kwambara ubusa nta kintu kirimo. Intege z'umugore zigomba kurebwa n'umugabo we gusa. Sinzaho zamini zaturutse. Rero Paulo arababwira ngo ibyo bintu timugomba kubikora, imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Kandi arababwira ngo abakora ico cyaha ngo ibyaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri, ngo ariko icyacu busama ngo gikorerwa mu mubiri imbere ngo ni ikizira ngo kandi ni kibi. Arababwira ngo ibyo byose ndimukagire gute, ndimukabikora. Amen. Yandika ahangaha rero, bagore, bagabo, abana, tuzahagaruka hejuru n'abantu batatu, nibo bagize foye, nibo bagize inzu. Buriya ni ibintu byoroshe, ariko ndangara umuntu woshwana n'umugore we cyangwa umuntu woshwana n'umugabo wiwe. Ejo nzabakopeza ibyo abagore bakunda n'ibyo umugore gusa umubwiye ngo uri mwiza, mada uri mwiza ndagukunda, azamaseko kabona muzitsana. Ico kintu kiragoye uko, ico kintu ni ikintu coroshe n'ukuri. Abadamu se baragoye, nako kantu gusa na zababwira ibintu bino umugore yanga n'ibindi bino umugore akunda, nico gusa bakunda n'ibindi kabinga. Aho umugabo nawe muri bimwe akunda nukuri ati mutware icobero nica. Abagabo bakunda icobero nibo ba mbere gukunda icobero nukuri ko Imana iyo gusa ukabona gusaserutsa rero kamuga ati karibu, ako kantu hari gasavye amafaranga formule ndende, karibu mutwa ukakwitamo n'akantu mutware, karibu mutwa. Kuko bugiye umugore hari gihe umugore iyo umugore atangiye kuvuga ngo ise warunaka kera kujya kajya kantu kujya nsaba ari shasha. Iyo umugore atangiye kurakara avuga ngo ise warunaka niko azasigara avuga. Kandi ariko umugabo akunda icubahiro, kandi umugore warakaye neza nzakubwira umugore ko yarakaye neza aza kubita abana kandi akabahora ubusa, nikaho yo kubisegase ariko akabona abana bakabirenganiramo mu cimbo cyawe. Cyakora ngo abana ntibagikubitwa ariko baranabakubita, nikaho yo kubisese. Tuzababwira ejo n'utuntu dutoya mwakosora dutoya, ingwa amahoro akagira gute agataha. Abagabo muzamo baharira icubahiro, abagore nabo mugire gute, mubwire mada uri mwiza ndagukunda urabaruta bose niwe wa. Nukuri ko Imana umugore azakugaburira ibiryo byo muri Swede kandi atatagise. Cyari ibintu bizoroshe, aho yo nabishaka no muri Amerika kaja agatuma commande tuntu tworoshe. Tuzabiganira hejuru ariko tugiye kuganira. Oh haleluya, Yesu ashimwe, haleluya. Abana namwe tuzabavuga hejuru, tuzabigaruka. Ariko reka tugaruka kuri iri jambo kuko amasaha ari magenda, tuvuge gusa ngo haleluya, haleluya. Gutunga Imana mu rugo. Amen. Gutunga Imana mu rugo. Haleluya, haleluya. Ngo zacu zibingo nziza, dutunga Imana hehe mu ngo zacu. Usukoraga bamwe bazabirakaza nta wamuvuze nta wamukoze. Nukuri ko Imana umugore yinjira mu nzu kamusanga mu barakaye, uwo mukoza mu rushinga gaturika. Iyo rakarasi korakara umugore wawe ukamusanga umugabo yujurije mu nzu, ntahacira ntahamura, yigize igitangaza. Umugore rero twasomye haleluya, twavuze ngo biratubwiye ngo hariya mu gitabo c'ingoma kitweretse ko tugomba gutunga Imana mu rugo. Amen. Ndabifuriza gutunga Imana mu rugo.
niryo tuzaganira uyu munsi. Turavuga gutunga Imana mu rugo, ejo tuzavuga igicaniro cyo mu rugo gihore caka, ku cyumweru tuzavuga ikindi. Ariko reka tutahane ijambo rivuga ngo tugere dutunga Imana mu rugo. Aya magambo dusomye ni amagambo y'umugabo bita Eli. Eli yari umutambyi mu gihe ciwe. Eli aza kubyara abahungu babiri, abyara Hofoni na Finehasi. Amaze kubyara akona atanga iri jambo, yaravuze ngo niyo Hofoni na Finehasi ngo bari abatambyi, ngo ariko ntibigeze bamenya Imana. Naratangaye, umuntu yoba umutambyi atari yaga Imana, umuntu yoba umuririmbyi ngo niyo bari abatambyi ariko ngo ntibari bazi iki Imana. Birashoboka umuntu yajya mu nshingano runaka atari yabona Imana, umuntu yaturirimbira atari yabona Imana, umuntu yahanura atari yabona Imana, umuntu yakora imirimo service atari yabona Imana. Ngo bari abatambyi ariko ntibari bazi Imana. Muri bwa butambyi bwabo bakora mu ibyaha. Kandi mureke mbabwire, hari abantu batatu bagomba kwitonderwa. Umwami iyo akoze icyaha kigira ingaruka rubanda nyamwinshi. Umutambyi no kwitonderwa. Umutambyi yakoze icyaha kigira ingaruka kuri ba rubanda nyamwinshi. N'umuhanuzi, hano hari abahanuzi bahari, n'umuhanuzi. Kandi abarokore dukunda abahanuzi, turabakunda cyane. Dukunda abahanuzi. Umuhanuzi neza yari umuhanuzi. Nje nagiye mbona ibintu byinshi no matora nagiye nsengera umuhanuzi, kamusanga umuhanuzi yakumitsa abantu n'ukuri, ariko mana ko abahanuzi nje nabo nagiye nyobora n'ukuri cyane bakunda ibintu by'ubuhanuzi. Hari umuhanuzi bigeze kuziwaca agahunguka agasore katanafite Bibiliya, nuko arangije n'ukuri ko Imana ababye harimo wazumbwira akutana abamama ne bakunda ubuhanuzi. Harimo wazamubwira arambwira ngo nazamwitsiritaho ngo kugira ngo numve kuko ampanurira. Wumve kubwo kaho umuntu akiri umuhanuzi kwama ngo ririringwa iravuze ngo ngufate mu mutwe, umugore ngo ngufate mu gitudu, umugore akamubwira ngo ngufate, ariko nabaga ariko cyane abagore. Umuhanuzi kwama gukora gufata ariko gabo sabahanuzi si bose, abarimo nti muntu venabe, si bose. Niyo bari abatambyi ariko ntibari bazi iki, ntibari bazi Imana. Bukeye bakora ibyaha, hari ibyaha bitatu bazavuga bakoze ababene Eli kandi ari abatambyi. Icyaha cya mbere ngo bajaboraga inyama ku gicaniro zitetse kandi zagombaga kuba ari zabo, ariko bakazirya igihe kitaragera. Dufite abantu bari mu kurya ibyaha igihe kitaragera, bamerwe. Ndango ijambo amerwe turaryumva twese. Yari abanyamerwe barimo guturubuza amasezerano. Abatura bafite. Icyaha cya kabiri bakoze ababene Eli ngo barasambanye kandi ari abatambyi. Bakora icyaha ko nababwiye, iki ni icyaha gikomeye cyo gusambana ari abatambyi. Yesu ashimwe. Haleluya. Kubera ibyaha bakoze bene Eli, Imana irababara. Imana ibwira Israeli, iravuga ngo hari ikintu ngiye gukora muri Israeli kandi abazacumva bose amatwi yabo azacura injerere. Ntibyatinze Imana ibagabije Abafilisitiya. Ariko reka mvuga ko Abafilisitiya buke ko ndazana kwakomoza. Wa munsi Yosuwa arwana, asogeze Kanani Yosuwa arwana. Ageze ku Bafilisitiya arwana yisigiriza utudugudu dutatu gusa. Yigeze gusiga Igati na Ashidoti ni Gaza. Yumva yuko nta muntu ukomeye uzahava. Ariko murabizi ko ndaza kwagaruka. Igaza niho haturutse Delila, Igati niho haturutse Goliyati, naho Ashidoti niho wa munsi banyaze gasanduku gisezerano ngiye kurivuka. Birangije ngo mu midugudu y'Abafilisitiya yose, mu midugudu y'Abafilisitiya ngo nta hantu yasigaje, ngo aza gusigaza gusa Igaza n'Igati. Niho Igaza niho haturutse Igati, niho haturutse Goliyati. Kandi muri Goliyati muzi ko Goliyati n'ubu ngubu agikora, ariko Yesu aramurangije. Haleluya. Yesu yamaze imbaraga za Goliyati. Muzi ijambo Goliyati ko risobanura, harimo amagambo abiri. Ijambo Goliyati harimo ijambo gol na ati, na amagambo abiri buriyo. Bisobanura gute? Gol sobanura Goliyati, ati ni ku musaraba. Bameze gute? Goliyati dusomya amateka dusanga wa mutu turacari kumwe. Amen. Murabizi ko wa Musa Elimeleki abagiye harimo wabo, agezimo wabo yarafite abana babiri biwe Maharoni na Kiriyoni, kandi muzana amazina agiye abita. Maharoni bisobanura ngo ni indembe, Kiriyoni bisobanura ngo umunyantege nkeya. Umugore yogenda agatwika intinda akamara amezi 9 atwita umwana, yarangiza kumuzara akambwira ngo uri indembe, undi akamwita ngo umunyantege nkeya. Izina wise umwana niryo rimukurikirana. Harangwa zabita abana ngo ni banyamaganya
ngo ni banyamarira, ngo ni bamateso, ngo nkuriye mu banzi. Ukunaniwe kumwita mugisha, unaniwe kumwita, ariko ukamusanga umuntu cyazina rizaye gukurikirana. Mbere kubabwira n'ikindi mwabyeyi mwese tuzabigarukaho. Akanwa baturiyeho umwana wanje niki ngo wakigoryiwe kibaye cyo wa muhunga ngo nahuye n'ikigerageza, ariko ikigerageza murakizi umwana wawe mwisi ikigerageza. Kandi buriya mureke mbabwire, buriya mwebwe murabivuga mugira ngo nakantu gatoya gusa, mukabivuga mukibira ngo byarangiye. Ku Mana ntibyarangiye, ku Mana biranditse. Igihe umwana atangiye kukugirira umumaro agahamagarwa bitewe n'akakanwa kawe wavuze. Samwa turi abandi bintu byiza nukuri kw'Imana. Njyaho mbere sinza ntukana, ndi imbere yanyu imbere sinza ntukana mbere kubera uburemere nziba mu kanwa k'umuntu, sinza ntukana mbere ngewe. Akosanga umuntu umwana we ngo wagicucu wakigoryiwe ngo dore kwasa arasana imba dasana sentasana nyina arasa gute, ukabusanga mbese kuravuga ibintu kurabwira umwana ibintu bibi bidasobanutse. Amaze kuzana abo bana twihuse babana twabwira ijambo Goliath, babana babyaye babana bo bitayo mazina, babagiyemo wabasukiyeyo bagezeyo mwabo murabazi nawe ni gucavu umwe gifite amakuru yaho. Bahageze barashaka umashaka Rusi ndashaka Orpa, bageze igihe babahungu be barafa n'umugabo we barafa. Atekereza kugaruka kandi yehe Yerusalemu, amenya amakuru kuko Yerusalemu kandi heze umwe waba Yerusalemu. Ahageze asezera kuri babahungu kuri babakazana biwe. Rusi yanga kumusika kubera impamvu z'amagambo arindwi yavuze, ariko ijambo rimwe ryakoze Imana ku mutima, yaravuze ngo Imana yawe nizabe Imana yanjye. Amen. Yaravuze Imana ya Israeli, yaravuye mu migirwamana byabo zakomosha n'ibindi. Arangije Orpa wagira gute? Orpa asubirayo. Orpa amaze gusubirayo biragenda uko amateka azavuga, noneho birakomeza kuri Rusi. Murabizi ko Rusi yaje kujya kwa Bowazi. Bowazi amubyaramo Yesaya, Yesaya abyara Dawidi. Obedi habanjijemo Obedi, Obedi abyara Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, abo umwami wa Israeli ni waje kwica Goliath. Amateka aravuga ngo wa munsi Orpa nawe ngo nawe yaje gushakwa ajya mu Bafilistiya. Buriya Goliath akomoka kwa Orpa. Hari hahuye Rusi na Naomi nibo bari bahuye wa munsi wa Goliath na Dawidi. Ariko Rusi wahisemo neza, yaje gutsinda Orpa wahisemo nabi. Amutsinze aravuga ngo n'ubundi tundangirije nga amutega kandi ku musaraba muri rwa rubyaro rwande, muri rwa rubyaro rwa Rusi, amuteze ku musaraba. Yesu aramutsinda. Haleluya. Goliath ntakaza batera ubwoba, Yesu yaramunesheje. Bukeye Imana bagurukiza Abafilistiya. Abafilistiya baraza batera Abanyesirayeli kubera byaha bari bakoze, babateye babarusha imbaraga, barabarwanya barabanesha. Baza kwiyambaza isanduku y'isezerano, bagwe kwiyambaza isanduku y'isezerano, naryo ngo baritwaye naryo riranyagwa. Israeli ikibazo kiba kirabaye, baravuga ngo babwira Era aho yarashaje, ariko gatebe baramubwira ngo Hofoni na Finehasi bapfuye, ndetse n'isanduku y'isezerano ryanyazwe. Eri ngo akubijosi ahita afa ko kanya. Muka Finehasi yaratwite ahita agira ibise, abyara umwana amwita ngo Yekabodi. Bisobanurwa ngo icubahiro kivuye muri Israeli. Reka nkubwire, nimba urugo rwawe nta mani rurimo, nta cubahiro kirurimo. Byasanduku y'isezerano riragenda rijya mu Bafilistiya, bariraza hamwe na Dagoni. Abarijyanye ni muri Ashidoti. Ese umwanya uracyahari mbabwira ibyabaga mu isanduku y'isezerano? Murabyihanganira? Amen. Ubundi isanduku y'isezerano n'Imana ubwayo yari yarabikoze, habagamo ibintu bitatu ndabivuga nihuta. Icambere habagamo manu, byaba kujya Imana bagaburiye mu butayu imyaka 40 ntibabihaga, byakomezaga kuba byiza biganijwe n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri habagamo yankoni y'amategeko 10 wa munsi Imana ahaye Mose kuri wa musozi Sinayi. Wa munsi Mose azamuka agiye gusenga, murabizi ageze kuri wa musozi agiye gusenga yahakuye ibintu bibiri, yahakuye igishushanyo mbonera c'ihema ndetse hakura n'amategeko 10, nabo bayashiramo kumushorera uzabayobora mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Icya gatatu habagamo inkoni ya Aroni. Inkoni twayitiye Musa, habagamo inkoni ya Aroni. Reka isobanurireho bukeya. Iyi nkoni ya Aroni rero yaje gute? Ni wa munsi Israeli, murabizi kuko Mose yavukanaga, turi kumwe, Mose yavukanaga na Miriyamu ndetse yavukanaga na Aroni, bari batatu kandi bose barafite inshingano. Aroni yari umutambyi mukuru, Mose niwe muyobozi wa Israeli yose, hanyuma Miriyamu nabagiraga impano zibiri. Miriyamu arahanuraga kandi yari umuririmbyi, banarutanaga. Miriyamu yarutaga Mose imyaka 12, Aroni akaruta Mose imyaka 4. Mose nari mutoya muri bo.
Imana ibaheza kuyobora Isiraheli. Barimo bayiyobora baza kugira ishari, baravuga ngo ese tuzahora tuyoborwa gusa n'ubwoko bumwe gusa, inzimwe yo kwa Lewi gusa. Ese nta bandi banyabwenge barimo? Mose rero uyu munsi twanze ubuyobozi bwawe, twanze ubutegetsi bwawe. Mose yavuganaga n'Imana akanwa ku kandi. Mose agenda abwira Imana ati Imana we, Isiraheli yose yananze, ikibazo cyabaye cyavutse mbigenze gute? Imana ambwira ati borosha, genda ubwira Isiraheli uko ari imiryango 10 guhere kuri Rubeni w'imfura ugeze kuri Benyamini mutoya, buri muntu wese agenda atora inkoni yose yumye inkoni yumye, bayandikeho izina, bandikeho umuryango wa Rubeni, wa Dani, wa Manasi, wa Gadi kugeza kuri Benyamini. Bose bagende bandikaho amazina yawe kuri za nkoni zumye. Nibarangiza za nkoni bazifate mu isanduku, bazishire mu isanduku bakinge. Nyuma y'iminsi 3 inkoni bazasanga yarabisha, abo ni b'Imana izabarishimiye kuyobora abandi, nibo bazakomeza kuyobora abandi. Babikoze Mose arabahamagaye, arabibabwiye amakuru b'imiryango, barabyumva. Bamaze kubyumva babishira mu bikorwa, ngo bagiye gupfundura mu nyuma y'iminsi 3 basanga inkoni ya Aroni ariyo yarabishe. Haleluya! Ya nkoni yo kwarewe n'ubundi ayo yarabishe. Baza bavuga biga ngo bayisanzemo ibintu 3, yaririho ibintu 3. Ya nkoni ngo yaririho indabo, yaririho n'imbuto zeze, ngo yaririho n'imbuto zitari zera. Byasobanuraga iki ibyo ngibyo? Kuri yakose banze ubuyobozi bwo Mose, byavuga ngo ni Kristo nawe birava ngo yaje mube ntibamwemera, ariko bagira amahirwe yo kumwemera, yabahaye ubushobozi, competence, ububasha bwo kuba abana b'Imana. Umwanditsi aje kwandika aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, uko tuzasakura cyari mu ibanga, ariko turabizi neza Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Amen. Naho iriya minsi 3 za nkoni zagiye muriya, byasuraga iminsi 3 Yesu azamara ari hehe? Ari mumva. Yesu akazamara iminsi 3 ari mumva. Kuriya kuzuka kuzikuramo byavuga ko Yesu azazuka. Biriya bintu 3 byavuyemo, imbuto yari yeze byasuraga Yesu. Yesu amaze kurangiza imirimo yiwe hano mu isi. Oh haleluya! Yesu amaze gupfa no kuzuka. Nyuma yo kuzuka atari yereka abigishwa biwe ngo yazukanye amaraso k'ikimenyetso, ayazukana ku rutoki gurukumwe, ngo aragenda imbere ya se aramubwira ngo ibyo wantumye mission wampaye gukora ndayirangije. Ikimenyetso ngo aya maraso nzukanye, kandi aya maraso asimbuye amaraso y'intama n'ayinuma, asimbuye amaraso y'ibitambo byose, amaraso yanjye ngaya ndayazanye. Kandi aya maraso ajya kubabarira umwana w'umuntu, ngo yagendaga avuga aya maraso avuga ngo ndagukunda mwana w'umuntu, avuga ngo ndakubabariye mwana w'umuntu, ndagukunda mwana w'umuntu, ndagukunda mwana w'umuntu. Niwe munsi Yesu yasetse. Yesu yasetse 3. Niwe Imana yasetse 3. Niwe munsi yasetse, aravuga ngo yatuma kawe, aravuga ngo ndagushimiye yuko mission wari ndaguhaye yuko yirangije. Yesu aravuga ati nta kindi gisigaye, ibyo wampaye ndabirangije, ngarurira cacobehero nari nsanganywe. Imana ambwira ngo ndakiguhaye. Icambere tandi mazina yose abakomeye n'aboroheje bose, tanda bakiza kazabonerwa keretse ari muri wowe. Icakabiri amavi yose yo mwisi yose azagufukame. Icagatatu yo haleluya! Imana ishimwe. Byavugaga ni Yesu yararangije mission yiwe. Ziriya iriya mbuto itari yera, iyo ni itorero ry'Imana rya no ku isi. Ndabizi umunsi umwe nitwera nyiribisarurwa azaza kudusarura. Oh haleluya! Ziriya ndabo zihumura neza byashushanyaga amasengesho yabera. Iyo dusenga mu kuri no mu mwuka tuhatuvugana n'ijuru rigahumura tukagubwa neza. Imana abwira ngo iyi nkoni nayo muzayishire mu isanduku gisezerano. Ngibyo byabaga mu isanduku gisezerano. Haleluya! Nibyo byabagamo. Baragiye rya sanduku riranyagwa, abafite bararitwara rijya mu Bafilisitiya. Rigeze mu Bafilisitiya, abafite baravuga ati bagiraga intare 5 Abafilisitiya. Baravuga ati rero ariko intare yagigaga ibigirwamana bayitaga ni hariya muri abagiraga Igaza, Ashidoti, abagiraga Ishekuroni, Ekuroni na ahanga batanga isanduku gisezerano na Ashidoti. Uko ari 5 zo n'intare 5 Abafilisitiya bagiraga. Isanduku riragiye muri Ashidoti. Rigezeyo Ashidoti yari intara kuri y'ibigirwamana byabo, niho habaga Dagoni. Baravuga ati rero uyu ni umugisha tugize, Dagoni yacu ngiyi turayifite. Cyo ni cyambere. Noneho n'Imana ya Isiraheli ubwayo twayifashe. Imana 2 twazanye muri iki gihugu cyacu nikabo botanzitangaza mujyame musinzire, dufite Imana 2, Imana ya Isiraheli turayifite, dufite na Dagoni yacu idayikunesha Imana ya Isiraheli. Bararyama baziraza hamwe. Yo ibigirwamana Imana itumva itabona itareba, ngo bigejeje mu gicuku Imana ya Isiraheli yitamure muri kakazo bayirajijemo, ngo yitamuriye cya Dagoni kiragenda kigwa cubararira Imana ya Isiraheli.
ijoro rya kabiri bava mu bintu ndibisanzwe barongera kandi barayibyutsa ijoro rya kabiri bongeye kuyibyutsa kandi mu ijoro rya kabiri Imana avuga ngo nzabigisha mwafitsi yamwe narinzi ngo nahamugeze kundaza hamwe n'ibigirwamana nzabemeza ko ndi Imana itazaherekanwa n'ubundi bumana nzabemeza ko ndi Imana nihagisha ijoro rya kabiri none ngo basanga Dagoni yashize igitwe cagiye iriya akaguru kagiye iriya amaso kuboko cyama gishira Dagoni niwe munsi Dagoni yashize yamishiribagirana ibivungu irashira pe ngo babyuke mu gitondo bagaragaze guterateranya biranga Imana avuga ngo sindabemeza nzabemeza kuko ndi Imana yihagije tazaniharekana n'ubundi bumana Imana ibatejeje ibishute n'ibindi byinshi bateza n'imbeba bari kuraho muri Ashidoti barijyana Gaza bigeze Gaza niko byagenze bari kuri Gaza barijyana Gati niko byabagendeye barijyana Shokoroni niko byabagendeye barijyana na Ekuroni niko byagenze baravuga ati rero iyi ni Imana idakogwaho iyi ni Imana ya Isiraheli idakorwaho mureke iyi Imana tuyicure igiwabo muri Isiraheli bakoze ibintu byinshi muziko bafashe inka ebyiri zitarakamwa zitarakorwa ku maberi bazisigisha ibyazo baziyambira byasanzwe gisezerano bakora ibintu bigara muri 5 byo kuja guheza Imana ya Isiraheli amaturo baravuga ati rero mureke dukubite zinonka nitubona zihaye inzira ya rurohore turamenya ko ari ibyago byatugezeho kimwe nabandi ariko nitubona zihaye i Yerusalemu tuzamenya ko twakoze kubidakorwaho ngo bakizerekeza zigende Yerusalemu amen isanduku rigiseuka ku marembo muri Isiraheli barishira kwa Abinadabu rihageze ryahamaze igihe kirekire cyane abasore 70 abahungu 70 baravuga ati ku Imana iri sanduku gisezerano bibamo nibiki ariko nuko bari abasore biyemeye sinza nishushanje zibabwira nzamubwira none ko bari bambaye pocket niko izantekereza none nuko bari bapfume n'amatwi none n'amazura ahubwo barangije aba bahungu biyemeye na confidence nishi baravuga ati ariko mwebwe basaza bavye iri sanduku gisezerano batazabarebamo reka twego Imana yabwira ngo murekeraho yabwiye Mose ngo ntibandebesha amaso mu biri ngubeho yereka Mose mu minimini z'ibitugu gusira imitambuka Mose asa kuhwereye arabwira ngo sinza ndebwa n'abantu baramubwira ngo tubabarere utwiyereke ture ngo bafundura rya sanduku gisezerano ngo bakirifundura aho ngaho uko ari 70 bamabagwa aho ngaho ntawageze urokoka barishize kwa Abinadabu yamaze iminsi nibwo Dawidi yatekereje gucura isanduku gisezerano oh haleluya Dawidi atekereza gucura isanduku gisezerano inyarurembo mu bwami bwiwe Dawidi agiye gucura isanduku gisezerano azana n'abantu biwe bambari biwe bari muri amugamuza muririmba usi barashe bagiye kuricura Dawidi akora ikosa rikomeye Imana aramubwiye ngo abazikorera isanduku gisezerano nabakomoka kwa Lewi nabatambyi nabalewi nibo bagomba kwikorera isanduku gisezerano ariko Dawidi yigana abanyamahanga nawe ngo azana inka zihambira isanduku gisezerano ariza naho yanga abikoze nibwo inka zatsikiye murayaza ayo makuru uzaja kugira gute kuramira rya sanduku gisezerano Imana iramwica ako kanya hari ibintu nkabingaye byatumye uzi agira ariko uri awuzi iyo riramira wenda nawe yona kwirasa ariko wa munsi Imana nanjye naragufashije urabizi nawe yo wenda Imana zifashwa wenda nanjye barugiye kugwa ndagufasha kandi yagiye gukora no kwisanduku gisezerano atabyemerewe ntiyari umurewe yakomokaga ku balewe Imana yagombaga kumwica n'ubundi kuko atafite mu burenganzira Dawidi kibazo kiba kirabaye Dawidi aravuga ngo isanduku gisezerano ndarijyana hehe rirajya hehe ikibazo kiba kirabaye Dawidi ninkaho bapereje amubwira ati hano hari umugabo w'umugiti bita Bededomu kandi wa Bededomu agira abantu benshi mu rugo iyo ni principe haba muzarebe mu mateka muzabaza amateka umukene abyara abana benshi umukira akabyara bake iryo ni ihame muzabigenzura abakene uzamubwira ngo asize undi munda akana kataramera iginyo kakamaka kurikiza hakandi abakire bivyarira umwe canke babiri Abededomu aravanga mu rugo rwiwe ngo harimo abantu 62 ari umutindi nyakujya nta kanta afite kandi ntari umweseri wuzuye yari imvanga yari umugiti Dawidi aravuga ati iri sanduka gisezerano rigeheye turiroze hehe rije kwande ninkaho yobwiye wese kavuga atashwe namenya amakuru yaryo iri rigira inkozo ringiri Abafilistiya tuzi bico byabakoreye babasore 70 tuzi bico byabakoreye babene wacu uzi ko umugabo wizeye wegamiraga mwami tuzi ico bamukoreye ashwe nako tituryakira riraja hehe ninde uriraza reka ninde uriraza reka nubwo atari ko mwami hari umugabo uturembeje hariye n'umukene
ni umukene ntagira kepfo ka ruguru niko bavuze ati wenda azatugora mu kuvura azatugora mu bibazo agira inzara ahora aza kwifunguza agira gute na gute na gute noneho inama tukubwiye rijyane wiwe rimuhinguranye nanone turaba tunamukizerega n'amadepansa amwe yamwe azaba arimo agabanyuka urijyane gusa bije wenda tugiye gukora nibije kuzashaka amasanduku yo gushingura abantu 62 ariko ibindi byo byabarangije rijyane wiwe turabyemeranyeho barabyemera Dawidi atariko akose wa muganutse kari byo Abededomu ziko tugiye kumuruhuka koko reka turijyane kwa Abededomu aratugoye biki reka turijyane wiwe bararifashe barijyanye kwa Abededomu ngo rigituka ku marembo hariya haleluya ngo rigihunguka ku marembo Abededomu aravuga ngo ngikiri ikintu nari narabuze iriya Mana namaze kumenya amateka yayo naraperereje namenya makuru y'iriya Mana iriya Mana ntizibana n'ahantu hari icyaha ahantu hari icyaha hose iriya Mana ntizihaba ariko umutima umera tushaje kubona ijambo ry'Imana isanduku rizariza mukabana n'Imana uyu ni umunyanangizi uyu ni umugishangize sinawitesha nikaho yahamagaye madama ati madama niyo wa munsi pastor atatubonye cange mwarimu ariko twarakubitanye twararwanye twavuganye nabi twaratonganye twagiranye gukena none madame uyu ni umugisha tugize twoye kuwita twaraga mataze gusaba abagore tubwira ukubye bisabye formule bisabye imibare miremire mbabarira madame bikababira ngo yo gusuzugura aho mureke urebe ko gusuzugura noneho nyatagusuzugura se yasigara mutikaba akaguhamagara ngo niki aramubwira ngo mwa madamu twamenye ibanga ryose twamenye ibanga ry'Imana haleluya twamenye ibanga ryayo tiziba ahantu hari icyaha ariko madamu wa munsi warampamagaye ndimo kumva sinakwitaba muzika aragoroza umuhamagara ngo runa nukuri ko Imana kamakora kandi akumva ariko kamagira sambla ko tayikumva runa wagera akavuga ati ko ntuhanumva wowe bose naza mvuga rega nije bazuhamagara yumvise ugitangira rimwe ariko komeza guhamagara gusuka komeza yakumvise aramubwira ngo twamenye ibanga ry'Imana haleluya twamenye ibanga ry'Imana uwo mwuka w'Imana wituriye mu mutima wihanyuza uwo mwuka w'Imana wituriye mu mitima y'umuntu wihanyuza haleluya Imana zishaka Imana tiziba mu mutima wanduye Imana tiziba mu mutima urimo amatiku Imana tiziba mu mutima urimo ishari Imana tiziba mu mutima wuzuye izigo twamaze kumenya ibanga ry'Imana yacu haleluya ati mbabarira bahamagaye abana ati mbabarira bahamagaye abana ati ngahe mbabarira bahamagaye abana ati ngahe mbabarira habaho kwihana isanduku ry'Imana nibarirashe haleluya isanduku rimaze kuhagera Abededomu ngo ararifata asanga mu rugo rwa Abededomu bihanye ntacapfa n'umugore we ntacapfa n'abana n'amahoro masa Abededomu aravuga ngo kandi irisanduku gisezerano we madamu ndagukundira uwisezerano mudamu wanjye ariko nguyu muntu kuruta haleluya nguyu muntu kuruta zanumva abasore ahangaha rimwe na rimwe turimo twanza numva ako ndango muntu muzamubwire kumva indirimbo z'isi bavuga ngo bakambwira uduko abakobwa ngo nta wagusimbura abandi bakabwira abakobwa ngo basore tuzaganira ngo naraye ndasinziriye ngo naraye ngutekeza ndasinziriye akabyuka imvuga akagazageza ahangaha yasinziriye aho aranasinzira ukarasinzira izo nkonda nizi akobwa baragowe
arangije bakavuga ngo ntabakutsa ngo nakubura ngo nasara. Ninde wasaze? Muzamunereke ninde wasaze. Umukobwa we nawe akambaje birira akajiyo ngiyo ngo yosara. Uzamureke umuhungu asare, azasazwa niki? Ariko dufite uruta bose. Haleluya! Dufite uruta bose. Udusimbura abadamu bacu, udusimbura abana bacu, turamufite. Uwo ni Yesu, niwe uzabasimbura bose. Oh, haleluya! Abededomu ahita abwira madamu ngo higama madamu we. Arangije ngo afata isanduku y'isezerano ngo ararifumbata. Nise guye amaboko yawe Yesu we. Yesu singitiya nise mu ndirimbo za Salomo niko yavuze ngo kuboko kwiwe ngo kw'iburyo ndakwiseguye ngo kw'ibumoso kuramfumbase. Oh, haleluya, amen. Aramubwira ngo madamu higama, amaze afumbata Imana. Ayiwe, ariko muzikurana n'Imana ngo afumbata Imana. Amasaha yagiye kasose ngo afumbata Imana. Ari mafumbata Imana. Imana amubwira ngo Abededomu we, nari narabuzaho kuba ngiye kuba iwawe. Nikaho Imana amubwiye ngo uyu munsi ninjye nawe, uyu munsi ninjye nawe. Ngo bukeye Dawidi aza kureba atiyeme, ngayaga muze kureba ya masanduku turebe uko Abededomu ko byagenze. Ngo atumye abantu basanga Abededomu ni muzima. Tejo tuzaba tumenye ibyiwe. Bukeye basanga na amabuye. Basuye tuzatumenye ibyiwe, basanga Abededomu bzaciyemo, nawe karajya gafiriti nk'abandi. Asanga Abededomu nanti yambaye ipantaro icitse. Basanga Abededomu, basanga Abededomu, basanga Abededomu, basanga Abededomu, basanga Abededomu, basanga Abededomu. Oh, haleluya! Yo! Icyampu y'ubugoroba Imana tukayitana mu mago yacu, icyampu tugatunga Imana mu rugo rwacu. Oh, haleluya! Imana ngo yamigenda ikora mu mitima y'abakire. Ntawazanye amafaranga ngo bose bagiye bazana izahabu. Kuko yatabedodo twamenye amakuru yawe akira kare kose se ko batari barabikoze. Nuko Imana yaratashe mu rugo iwiwe, nuko yari acumbikiye Imana, nuko yari afite Imana. Haleluya! Reka dusose. Abededomu isanduku y'isezerano ryahamaze amezi 3. Abededomu agira ubukire iwe n'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza n'abuzukuruza n'abavivi n'abavivire n'aba kuko acumbikiye Imana. Oh, haleluya! Nibwo Dawidi yaje kurikurayo arijyaniwe inyarurembo. Dawidi aravuga ko ingoma yanjye izakomere. Niyo mpamvu nubwo muri Israeli hasugwa cyane imva ya Yesu ni ya Dawidi. Ntarindi nubanye Israeli bahora bifuze cyabaheza umwami ameze nka Dawidi. Nuzagira no mu maduka yabona handi bazabandika ngo King David, King David. Ntarindi banga nuko yacuye Imana mu rugo. Ushaka gucura Imana yawe mu rugo, ushaka kuba ukomeye, kugira amahoro mu rugo, urugo rwawe ruhora mwintonganya hari, ruhora mwamagambo, urugo rwawe ibibazo byarakomeye, ubwira abana ati muze musenga umwana agacanga undi agacanga. Ariko reka muri uyu mugoroba mureke mbabwire, mureke dutahane Imana mu mago yacu, mureke dutahane Imana mu mago yacu. Ninde wifuza gutahana Imana mu rugo rwiwe? Maguruke dusenge Imana, maguruke dusenge Imana. Oh, haleluya, haleluya. Mwami kuba konta gufite bitera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza
imana igira neza. Turagushimiye kuri uyu mugoroba mwiza uduhaye mwami. Turashaka kugucura mu mago yacu, turashaka kugucura, kugutunga, turashaka kugutunga mu mago yacu mu izina ryawe Yesu. Dusanze tuza mu mitima irimo ibyaha ariko imitima ikiranutse uzuyiba mu mwami Imana we. Reka abantu bose bateranye bagutahane mu mago yabo kandi bagutunge mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Amashi menshi cyane ku ijambo ry'Imana. Arakoze mwene data, Mana iguha umugisha.